Ndagusuje wowe ukunda gukurikira ibiganiro bica kuri Sako Sako TV. Ari nako nguha ikaze mu kiganiro nyungura kantu cy'uyu munsi. Ubundi kera mu Rwanda imiryango ikigira inka nyinshi wasangaga hari n'abari bashinzwe kuziragira umunsi wose kugira ngo zize guhaga. Aba bitwaga abashumba. Iyo babaga baziragiye ku musozi zishotse cyangwa se bazicyuye babaga bafite indirimbo baziririmbiraga inzira zose nk'amahambi, iminyoma ndetse n'izindi. Izi nizo umuntu yagereranya n'injyana imwe mu zakunzwe cyane hano ku isi, nyamara nayo yaratangiye ari indirimbo z'abashumba bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bishatse kuvuga ko natwe mu Rwanda iyo tuza kuba dufite ikoranabuhanga ryo kubika ibihangano byacu no kubisakaza ku bandi kuva na mbere, byarashobokaga cyane ko amahambi, iminyoma, ibihozo ndetse n'izindi ndirimbo zafashaga abasokuruza bacu mu buzima bwabo bwa buri munsi mu myaka ya kera byari kwamamara bigakwira isi yose nk'iyo ngiye kukuganiriraho uyu munsi. Iyi yitwa country music. Nguhaye ikaze. Mu 1910 hari umugabo wakoze ubushakashatsi ku ndirimbo z'imico igiye itandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwaga John Lomax. Yegeranyije indirimbo z'abashumba n'utundi duhangano twabaga tumeze nk'imivugo ariko two turirimbitse, arabyegeranya maze abishyira hanze. Imyaka 2 yakurikiyeho nyuma yabaye imyaka yo kwegeranya n'izindi ndirimbo zitandukanye zaririmbwaga n'abashumba. Uwitwaga Cecil Sharp nawe yatangiye gusohora izitwa folk songs. Zabaga ari indirimbo zisanzwe abantu bakoreshaga mu buzima bwabo bwa buri munsi, zabaga zirimo inkuru zijyanye n'ibigwi byaho abo bantu babaga batuye. Iki gihe yari arimo yegeranyiza abantu bari batuye mu misozi ya Appalachia hagati ya Kentucky ndetse na Tennessee ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuva ubwo byakomeje guhererekanywa kugera mu 1922. Aha niho witwa Eke Robertson wari umuhanga mu gucuranga cya cyuma cy'umuziki gikoze nka gitari cyitwa violin. Yegeranyije icyo nawe yise umuziki wo hambere awubumbira hamwe maze awushyira hanze. Urubuga rwitwa grizzlyrose.com ruvuga ko hari abantu bari baranze kujya gutura mu byaro ndetse no mu miji, bagahitamo kujya kwiturira mu mashyamba mu 1835. Abo nibo abaturage ba Amerika batangiye gutekereza ko aribo banyiriza indirimbo. Mu 1923 hari mu kwezi kwa gatandatu, umugabo nawe wari umuhanga cyane mu gucuranga violin witwaga John Carson yasohoye indirimbo ebyiri ze ku giti cye. Yakoze agendeye kuri za zindi za folk music nyuma yuko yari yumvise mu 1922 hari radio imwe yo muri leta ya Georgia yari imaze igihe kinini kiniza indirimbo. Akora injyana yimaze yita hillbilly, ari nayo yaje kubyara country music yakunzwe cyane kuva icyo gihe kugeza na n'ubu ngubu. Hari umuntu ukiyumva akanyurwa no kuyumva. Irondaruhu kubirabura nta gihe ritabaye. Iki gihe abanyamerika nabo bari bakifitemo irondaruhu nubwo na n'ubu umuntu atavuga ko byacitse kuko hari abakibifite kandi bakabigaragaza. Iki gihe bahise bafata country music bayicamo ibice bibiri. Race music iba country music y'abirabura bo muri Amerika, naho hillbilly iba country music y'abazungu b'abanyamerika. Nyamara ibi ntibibuza ko mu bikoresho byifashishwaga mu gutunganya injyana ya country music habaga harimo n'ibyo abirabura bajyanye muri Amerika. Englishclub.com ruvuga ko no mu ruvangitirane rw'injyana zashyizwe hamwe kugira ngo bibyare country music harimo n'iy'abirabura b'abanyamerika yitwaga African American Blues. Muri iyi myaka abantu bari batangiye kujya barangiza imirimo muri cya gihe babaga bagiye kuruhuka, bakiyicarira hamwe bakiyumvira country music kuri radio kuko televiziyo yari itaraza. Folk music yazanywe n'abongereza muri cya gihe binjiraga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Injyana zo mu nsengero ndetse n'ayanjyana nari maze kukubwira haruguru y'abirabura yitwa African American Blues nibyo byaje kubyara hillbilly, nayo biza kurangira ibaye country music. Reka noneho nyuma y'uko ivutse twirebera uko yaje gukomeza gutera imbere kugeza na n'uyu munsi. Kuko rero ushobora kugira inspiration cyangwa se gukururwa no gukora ikintu runaka bivuye ku mafilime warebye, ibishushanyo witegereje, indirimbo zaririmbwe n'abandi wumvise, ibitekerezo by'abantu bakomeye bagiye babaho mu mateka ndetse n'ibyo ugenda uhura nabyo mu buzima bwa buri munsi. Ni nako byagiye bigenda ku baririmbyi b'injyana ya country music.
Muri kwa guhuza imicurangire itandukanye ndetse n'imiririmbire itandukanye, wasangaga amagambo yo muri iyi njyana ari inkuru zitandukanye zigendanye n'amateka y'agace runaka, ku buryo byakorohera cyane kumva indirimbo ya country music ukamenya uko agace runaka babaga babayeho. Nk'uko urubuga rwa EnglishClub.com rukomeza kubigaragaza, Johnny Carson ndetse n'uwitwa Jimmie Rodgers nibo babaye abambere mu gusohora indirimbo zikoze mu njyana ya country music. Kuva mu 1930, abatuye mu burengerazuba bw'isi batangiye kwamamara mu bigendanye no gukina amafilime. Umuntu wenyine wahembwe nk'umusitari wa Hollywood cyangwa se yanze itunganya amafilime yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yahembwe nk'umukinnyi wakinnye neza muri buri filime iyo ari yo yose yakinnye, gususurutsa abantu mu ndirimbo iyo yabaga akina, kwiyerekana neza kuri televiziyo ndetse n'ubuhanga yavuganaga kuri radio. Ikindi kandi ibyo yakinaga yamenyaga no kubikinira mu ruhame. Aho ahurira na country music rero nuko amafilime yose yagiye akinamo yakunze gukina ari umushumba, akajya aririmbamo za ndirimbo za country music, ari nacyo cyamuhesheje ibi bihembo cyane kubera ukuntu yayiserukagamo neza. Uyu yitwaga Autry. Gusa hari n'abandi nabo bagiye bamenyekana muri ubu buryo nka Roy Rogers, nabo bakomeje gukundisha abanyamerika iyi njyana. Umuntu yakwita nkaho ari gakondo y'abanyamerika, ndetse biza no kurangira iyi njyana yamamaye no hanze ya Amerika. Mu 1940, iyi njyana ya country music yabaye nk'ikendera kubera muri iyi myaka haribwo haje kwatuka indi njyana yari ifite imbaraga no kuryohera amatwi kudasanzwe yitwaga rock and roll. Muri iyo myaka yakuriye abantu ku rwego rwo hejuru ndetse no ku isoko ry'umuziki iracuruzwa cyane kurusha country music. Ibintu byanatumye bamwe batangira gutekereza ko country music yaba igiye kuzimira burundu. Rock and roll yazanye imbaraga zidasanzwe koko nibyo, nyamara ntiyakomeje guhigika country music kubera ko mu myaka y'1950 hari abongeye kuyizahura. Aba nabo bongeye mu bundi buryo bushya bw'imicurangire kandi buryoheye amatwi kurusha mbere, byatumye yigaranzura rock and roll ndetse inayereka ko burya na mbere hose yari yirenze. Aba ni uwitwaga Chet Atkins ndetse na Patty Clean. Muri leta imwe mu zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Tennessee hatangiye kwaduka cyangwa se gushingwa amaze atunganya umuziki ku buryo buteye imbere, kandi nabo bagakomeza kugenda bagura ubumenyi uko bwije n'uko bukeye. Ibi nabyo byatije umurindi country music kubera uburyo bw'imicurangire buteye imbere bayicuranganaga. Columbia Record ndetse n'iyitwaga Decca Record nizo zakomeje kuba hafi country music. Nyamara nubwo hagiye habaho izo mpinduka zose, abahanzi baririmba muri iyi njyana kuri ubu ntibahwema kwishimira ko country music y'uyu munsi itigeze ijya kure cyane y'iyo mu gihe cya mbere, imwe y'abashumba umuntu yakwita abasekuruza bayo mu myaka y'1920, ahubwo yagiye izamukana n'ikoranabuhanga rishya. Soza iki kiganiro cy'uyu munsi kandi nakubwira ko nubwo abazungu b'abanyamerika baciyemo injyana kabiri bashingiye ku ruhu, bivugwa ko na mbere ya Johnny Carson wa wundi nakubwiye wabaye urufatiro rw'injyana ya country music, haba hari umwirabura w'umunyamerika watangije injyana witwaga Johnny Cash. Uramutse wari ukurikiye iki kiganiro ukaba wumvise urugamba abahanzi b'abanyamerika barwanirira gakondo yabo, wahita utekereza ko natwe nk'abanyarwanda turamutse tugarutse kuri gakondo yacu tukayikomeraho nk'abanyarwanda muri uru rugamba rw'iterambere turimo kurwana, yazahindura isura ku rwego mpuzamahanga. Ndagushimiye cyane wowe twari tubanye muri aka kanya. Kora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu ujye ubibonera ku gihe. Na Regis Iradukunda mbifurije ibihe byiza.